shalom. Nongeye kubasuhuza mwese aho muri. Ndashimira Imana ko yongeye kunshoboza uyu munsi kongera kubaganiriza ku byanditswe byera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ngiye kubanza gusenga niragize mu maboko y'Imana mbere yuko mbanza gusoma ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe Mwami, nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri kano kanya. Ntaba ari jye mvuga, ahubwo umwuka wawe avugira muri jewe. Kibirengeye kizima, ndakwinginze kugira ngo ibyo mvuga byose bibe bivuye mu bushake bwawe. Ntaba ari jye mboneka, ahubwo aba ari uboneka Mwami. Saint Esprit, ndaguhamagaye kugira ngo ubane nanje kuva ntangira kugeza nsoza. Muri kano kanya ndirukana imyuka mibi yose y'ikuzimu itavuga rumwe na Mwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ondoka shetani kwa jina la Yesu Kristo. Kaze Mwuka Wera, ngwino duhuguru tuganirize, utumenyesha amabanga ari muri kino gitabo ko turashaka kuyamenya no kuyigaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujana mu vyicaro vyiza vyo mw'ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo umukwashimwe n'umugeni, bibaza yuko bazabaniteka, agaca aheba ise na nyina, akaja kubana n'umukwe wiwe. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujana mu vyicaro vyiza vyo mw'ijuru, yateguriye abamwizera bose. Haleluya. Amen. Bageni ba Yesu, dore twiteguye buri munsi uko ntago tuzi isaha n'umunsi umukwe wacu azaza kudutwarira. Uno munsi turasoma mu Itangiriro igice cya 11 kuva ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 32. Aho ngaho nitwarangiza turi bukomeze dusome Itangiriro igice cya 12 cyose. Ariko reka dutangire mu Itangiriro 11 kuva ku gice cya 26 kuva kugeza ku gice cya 32. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakarudaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Isika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we. Bava muri Uri y'Abakarudaya
barajyana bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Amen. Dukomeze dusome mu Itangiriro 12. Turasoma hose. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu ati: Va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze, n'abantu baronkeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Ishekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburamu aramubwira ati: Urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka yamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba, na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburamu akomeza kugenda yerekeje i Negebu. Aburamu igice cy'amagambo kiravuga ahangaha. Dukomeza dusoma. Aburamu na Sarayi bajya muri Egiputa. Inzara itera muri icyo gihugu. Aburamu aramanuka ajya muri Egiputa, asuhukirayo kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati: Dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro. Nuko Abanyegiputa nibakubona bazavuga bati: Uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti: Ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe, ukirishe ubugingo bwanjye. Aburamu ageze muri Egiputa, Abanyegiputa bareba uko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba, baramumushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo. Agirira Aburamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo, n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburamu. Farawo ahamagaza Aburamu aramubaza ati: Icyo wangiriye iki ni iki, ko utambwira ko yuko ari umugore wawe?
niki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, mujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Ubushize twabonye ukuntu abantu bari bamaze kugwira ku isi, bishyira hamwe, bagira association, mbega bwari ubwoko bwumvikana buvuga ururimi rumwe, bagahuza n'umutima n'imigambi bakayihuza. Ariko nkuko twabisomye, proje bakoze yo kubaka inzu ndende igera ku ijuru ntabwo Imana yayishimye. Ntabwo Imana yashimye proje yabo, ariyo mpamvu yahise baha indimi nyinshi, ntibongera kuvuga ururimi rumwe, irangije ibatatanyiriza mu mpande zo ku isi hose. Twasomye ahantu harehare cyane, ariko hafite impamvu yuko nasomye, bifite impamvu yuko nasomye kugira ngo nahasomye hose kugira ngo bigire isobanuro y'inyigisho y'uno munsi. Twabonye ko mu itangiriro twasomye ukuntu Nowa yari umukiranutsi. Nowa yari umugabo w'umukiranutsi Imana yifuzaga gukorana nawe kuko yari umuntu wubaha Imana, yumviraga Imana. Rero Nowa yaje gutanga igihe abantu batangira kubaka, bari abantu bose batangira kubaka iriya nzu ndende bashaka kwigira ku ijuru, Nowa yari yaramaze gutanga. Abo bantu bose uko bari batuye ku isi, nta n'umwe yubahaga Imana nk'uko twabyize ubushize. Bikoreraga icyo bashaka, ntago bagishaga inama Imana, ahubwo bakoraga ikibaje mu mutwe, akaba ari cyo bashyira mu bikorwa. Ntago Imana bayitekerezaga mu byo bakoraga. Rero icyo kintu ari cyo kimwe cyarakaje Imana, bigatuma muri iki gisoma twasomye Imana yifuza gutoranya uwundi muntu umukiranutsi igendana nayo. Nka kuriye yatoranyije Nowa, niko inyuma ya Nowa niko Imana yifuje gushaka undi muntu w'umukiranutsi wari utuye ku isi, Imana yatuma agatumikira Imana. Ntabwo Imana ikunda abantu bayisuzugura. Iyo abantu bayisuzugura ntabwo ikorana nabo. Imana ikunze gukorana n'abantu bayigamburukira, abantu bayubaha muri byose. Abo ngabo nibo ibwira amabanga, abo ngabo nibo ikorana nabo mbega. Nkuko twasomye mu itangiriro igice cya 11 kuva ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 32, twasomye ukuntu Aburamu yavutse. Aburamu niwe Abrahamu twese tuzi, ariko se yitwaga Tera. Tera niwe wari se wa Aburamu. Tera yakomotse mu gisekuruza cya Shemu. Shemu ari we wari umuhungu wa Nowa, wari umwe mu bahungu ba Nowa. Tera rero aza kubyara Aburamu, ariko Aburamu yari afite n'abandi bana babiri, n'abandi bavukanye ba Aburamu babiri b'abahungu. Ntabwo yari Aburamu wenyine yari yarabyaye. Nk'uko igisoma cyatubwiye rero, nuko umwe mu bavukanye ba Aburamu yitabye Imana muri icyo gihugu babagamo n'umuryango wa Aburamu wose.
ariko yasize abyaye abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu witwa Loti. Sasa rero urumva ko Loti yari umukuze wa Aburamu. Rero uwo muvukanye umwe wavukanaga na Aburamu nawe yaje kurongora atura muri icyo gihugu, baratura nyine, ariko igihe kimwe Tera se wa Aburamu afata decision yuko agomba kwimukira mu gihugu cy'i Kanani. Akimuka ariko yifuza kwimukana na Aburamu nkuko twabisomye nawe yari yararongoye umugore yitwa Sarayi akaba yari umugore wari ufite uburanga bwinshi cyane, umugore mwiza cyane, ariko dommage Sarayi yari ingumba, ntabwo yabyaraga. Noneho Tera se wa Aburamu aza gufata decision, icyemezo yuko agomba kwimuka mu gihugu cyitwa Kanani, yimukana na Aburamu n'umukazana we Sarayi n'umwuzukuru we Loti. Barimukana ko Loti niwe yari aho wenyine atarashaka, yari papa we wenyine yari yayitabye Imana uko twabyumvise. Sasa Tera afata umwuzukuru we Loti n'umuhungu we Aburamu n'umukazana we Sarayi ati tugende. Bimuka mu kindi gihugu, ariko abandi nyine mu wundi muryango wa Aburamu n'uwo bavukana Aburamu barasigara, ariko urumva ko Tera yifuje kwimukana na Aburamu n'umwuzukuru we Loti. Bimukira mu gihugu cy'i Kanani, batura mu gace kamwe se we yari yacaguye, baratura. Urumva nyine bahamara igihe, ariko se wa Loti aza gutanga yitaba Imana. Aburamu asigara n'umuryango we nyine na Loti bari bakiri kumwe, ariko bari abantu b'abatunzi bafite mbega baborozi borora, bafite inka n'ibiki byinshi n'abaja, ntacyo bari babuze. Ariko rero se wa Aburamu amaze kwitaba Imana, nibwo Imana yatangira kuvugana na Aburamu nk'uko yari yaratoranyije Nowa mu gihe cye. Imana yifuza gutoranya Aburamu mu bavukanyi be. Imana niwe yatoranyije, niwe yabonye ko ari we mukiranutsi muri icyo gihe cye. Aramutegeka, si we amaze gupfa, aravuga ati ugomba kwimuka ukava mu nzu ya so, ukimuka ukajya mu gihugu aho nzakubwira niho uzajya. Sasa rero Aburamu urumva yumvira Imana, nta nubwo yahiga imanze. Wumva ko Imana yaramutegetse, ntabwo ari ubushake bwa Aburamu bwo kuva mu nzu ya se ngo abikore ubushake bwe, ariko Imana nk'uko twabisomye yaramutegetse, ni itegeko yahaye Aburamu, kandi Aburamu yararyumviye. Yarambwira ati nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogera izina ryawe, uzaba umugisha, kandi abazakwifuriza umugisha nzabaha umugisha,
abazakuvuma nabo nzabavuma, kandi iramubwira ati muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. urumva iryo ni isezerano Imana yari ihaye Aburamu. Yaramwitegereje nyine imuhaye amasezerano, kuko ari byo Imana yari yashimye, nyine yari yashimye Aburamu. Sasa nuko rero nubwo ahagurutse Aburamu, arahaguruka yubaha Uwiteka, we n'umugore we ni byose bambega bahagurukana icyarimwe, batangira urugendo. Ntabwo Imana yamubwiye ati uzajye mu gihugu cyitwa gutyoya, yamubwiye ati uzagende nzakubwira igihugu uzaturamo. Imana yamubwiye ati uzatugenda nzakubwira. Rero Aburamu atangira urugendo n'umuryango we, na Loti barajyana, n'abajakazi n'abaja biwe n'ibitungwa bye byose baragenda bagera mu gace babaho, baracumbika nyine. Imana yongera kuvugana na Aburamu, iramubonekera, iramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Umva ko yari akiri Kanani, ariko Imana nyine yaramubonekeye. hanyuma nyine Aburahamu urumva ko yari afite imigendera n'Imana. Imana yamubonekeraga ikamuha amasezerano nyine akomeye nk'ayo. Bukeye muri ako gace bari bacumbitsemo, ariko urumva ko ntabwo bari bwageraho Imana yabasezeranije gutura, bari bakiri mu rugendo nuko bari bacumbitse gusa. Hanyuma inzara iza gutera aho hantu bari bacumbitse, biba ngombwa yuko bashaka guhungira, mbega bajya gushakira amahahiro muri Egiputa. Muri Egiputa, Egypte, niho hari hameze neza, ntago hari amapfa. Rero Aburamu abwira umugore wiwe ati tugende muri Egiputa tujye gushakira ubuzima, tariko nituwagera baza kubona ko uri mwiza, uri umudamu mwiza ufite igikundiro. Nituwagera uzababwire ko uri mushiki wanjye utari umugore wanjye, kugira ngo bamfashe. Sasa rero Sarayi arabyumva, abyemezanya n'umugabo wiwe n'umutware wiwe. Bageze muri Egiputa, biba bityo koko nk'uko Aburamu yari yabitekereje. Abo muri Egiputa, abakozi ba Farawo, umwami wo muri Egiputa, bareba Sarayi agati mbega umugore mwiza. Umva ko deja Aburamu yari amaze kugera mu myaka 75. Urumva na Sara yari mu myaka mikuru, ariko yari mwiza cyane. Ntabwo imyaka yamubonekagaho, yari umugore mwiza afite uburanga ku buryo bose babibonaga. Maze bajya kubwira amakuru umwami bati hano haje umugore mwiza cyane, ari kumwe na musaza we. Nibwo umwami nyine yishimye, agashaka kumugira umugore wiwe, akamushyira ubwami. Hama agafasha Aburamu, akamufashanya n'imitungo ye yose n'abagaragu be bose, mbega akamugirira neza, ko yibwira ko ari musaza wa Sarayi. Ibyo Aburamu
yari yatekereje biba gutyo, mbese bamugirira neza, barabacumbikira, mbese babagirira neza. na Sarayi mbega ajya ibwami ku mwami, umwami yifuza kumurongora. Aho ngaho rero turebye urugendo rwose rwa Aburamu kuva yava mu nzu ya se yimukana n'ibye byose, ni iki twakwigira ku Aburamu? Aburamu yumviye Imana, yari gusuzugura Imana, ikavuga ati ngiye ntabwo nzava muri ahangaha niho papa yansize ntaho mva. Yari kubivuga cyane, kubwira Imana ati aho ngaho mbwira ngo ndajya he. Rero twige kubaha Imana, twige kumvira Imana, icyo Imana itubwiye aba ariko tuzajya dukora, kuko ni Imana yacu tugomba kuyubaha. Ariko urumva ko Aburamu yaguye mu kigeragezo, amapfa ateye, aho ngaho yari amaze kugira na Sarayi n'umuryango n'ibyo byose n'umuryango we. Amapfa aratera, inzara iratera, urumva yigira imigambi yo kubeshya, kugira ngo abone indamu. Ibi ngibi Aburamu yakoze ntabwo ari we wenyine wabikoze kuri iyi si. Abantu benshi dukunze kugwa muri iki kigeragezo. Ni bangahe bavuye mu bihugu byo muri Afurika bashaka amahahiro mu bihugu bya Europe cyangwa muri Amerika, bakabeshya ngo barahunze kandi badahunze. Bamwe bakabesha imyaka yabo ari imyaka mikenya kugira ngo babone indamu. Urumva se abo bose baguye muri icyo geragezo, hari aho bataniye na Ntuza, hari aho bataniye na Aburamu? Ntaho bataniye, kuko inzara ifite gutuma umwana w'umuntu akora icyaha kinini. Amaramuko afite gutuma umwana w'umuntu dukora ibyaha byinshi, ibyaha byo kubesha. Hari bamwe bafite gukora icyaha cyo kubeshya nk'icyo cya Aburamu, n'ikindi abantu benshi bakoze kuri iyi si babeshya kugira ngo babone, bave mu bukene, mbega babone icyo bashaka. Ariko ukavuga ati nimvugisha ukuri ntabwo ndi bubone icyo nifuza, nimvugisha ukuri nzapfira muri iki gihugu, nimvugisha ukuri ntabwo bazamfasha, nimvugisha ukuri akange karambanye. Urumva ubwo nibwo bwenge bw'umwana w'umuntu. Ko Aburamu yiyumviriye, niko n'abandi benshi kuri isi biyumviriye kwemera kugwa mu cyaha kubera indamu. Imana itubabarire. Tugomba gusabira imbabazi z'ibyo byaha by'ububeshyi bituma twemera kubeshya kugira ngo tubone amaronko. Umubiri uradushuka, ntago umubiri twambaye ntago ari mwiza, uradushuka. Yakabaye ari undi muntu Aburamu yarakuvuga ati, kandi Imana yaramurekeraga, yavuganaga n'Imana, yavuga ati amapfa arateye, reka nsenge Imana yanjye idufashe. Nsenge Imana yanjye mbere y'uko anahunga iyo nzara, yari gusenga n'Imana ye ikamufashiriza aho ari. Imana ni Imana, ntago ari umuntu. Nubwo hari amapfa, ariko Imana yari kumufashiriza aho ari. Ndetse n'Imana yari kohereza nabo muri Egiputa bakaza kugemurira Aburamu iyo yifata neza, atarinze no kujya kwimuka, yimuka kubeshya, ajya kubeshya ashaka indamu. Ariko rero suko byagenze. Aburamu yaguye mu kibazo, yifuza kwigwanirira, kandi iyo abantu twirwaniriye, namwe murumva uko tubigenza, turabeshya. Iyo dushaka akazi se ugasanga benshi barasambana,
kubera akavuga ati uriya mu bosi kabisa kariya kazi ndagashaka, nintaryamana nawe ntabwo ndi buze kubona kariya kazi. Abaguye muri icyo cyane bangaye ni benshi cyane, ntabwo umuntu yababara. Mbese umuntu agahemba ikintu cy'ubwoko bwose, ikibeshyo cy'ubwoko bwose, kinyoma, kugira ngo umuntu agere ku cyo ashaka, ariko tugacumura ku Mana yacu. Imana itubabarire ibyo byaha byose. Twiye kubisaba imbabazi twivuye inyuma, kuko ntago ubeshyi ntago ari ubw'Imana n'ubwa Satani. Imana mu ijambo ryayo iratubwira ati ntimukiganyire, ahubwo mu masengesho, mu kwinginga no mu mashimwe muzajye mumenyesha icyo mushaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Niba hari ikintu tubuze, dusenge, dupfukame dusenge, dushimira Imana, twinginga, tunasenga, tumenyesha Imana icyo dushaka. Ni Papa wacu wo mu ijuru azaduha icyo dushaka, tutarinze kwicumuraho, ko nta mpamvu yo kwicumuraho, kandi nta kibuze ku buryo twayicumuraho, tukarinda kwigwanirira kwacu kutujyana Gehinomu. Bavandimwe, reka twirinde kwigwanirira mu bintu byose. Ibyo tubuze ari mu bintu bifatika, ari probleme zose duhura kuri isi nazo z'ubwoko bwose, ari uburwayi se, ni ibintu byinshi duhura nabyo kuri isi. Ariko iyo tugeze ahantu tukabona ko tutishoboye, tukabona ko icyo kintu kituremereye, nta bushobozi tugifiteho, tuzajya duhamagara Imana, tuzajye tubibwira Umuremyi wacu nk'uko ijambo ryayo ritubwira. Azajya abikora, Imana yacu izajya ibikora, kuko izi ibyo twifuza, kandi nk'uko dukunda abana bacu twabyaye, niko nayo yo idukunda birenze. Nuko rero bukeye, kuko nyine umwami yari yigaruriye umugore w'abandi kandi atabizi, rero Imana yabahaye amahano, yahaye umwami ibihano. Ibyo bihano ntago wabivuze muri Bibiliya ibyo ari byo, ariko Imana yabahaye ibihano bibabaza muri iyo nzu y'ubwami. Umwami Imana iza kumuhishurira ko nyine uwo mugore yigaruriye atari mushiki wa Aburamu, ari umugore wiwe. Umwami urumva ko yagize shoke, yaguye mu bintu atazi. Nibwo rero atumije Aburamu ati wambeshye iki? Niki cyatumye utambwiza ukuri ko uyu nguyu ari umugore wawe? Arangije aramusezera ati twara umugore wawe igendere, umpa amahoro. Numva umwami yabuze amahoro, babonye ibihano bitabaho, ariko Imana ishima kumubwiza ukuri, kuko Aburamu we yari yanze kubivuga, n'umugore wa Sara yari ameze nk'umugabo wiwe, nawe yari yanze kubivuga, mbese kugira ngo gusa bakunde babeho. None murumva ukuntu ibintu bimeze. Abantu benshi babeshya ko badafite abagore. Ni bangahe? Bakareba abakobwa beza bakabifuza, ndetse bakemera bakimuka no mu kindi gihugu, kugira ngo no mu kandi gace, kugira ngo barongore uwo mukobwa bifuje, bamurongore ntamenye n'amateka yabo, kandi ari umugabo warongoye, ari umugabo ufite abana n'umugore. Ariko ni bangahe bagwa muri icyo cyaha? Kuko bifuje uwo mukobwa mwiza,
abagore bagwa muri ibyo byaha bimeze nk'ibyo kuko bashaka amaronko, ugasanga bagiye ku bagabo barongoye, bakaba amadeuxième bureau, bakaba amahabara. Ibyo byose ni amahano, ibyo byose ni amahano nk'uko twabyumvise mu byanditswe byera. Umugabo warongoye aba yarongoye nyine, umugore warongowe aba yarongowe nyine. Mbese umuntu wikururiye umugore nk'uwo, ukikurira umugabo nk'uwo, ni ibihano gusa, ni ibihano bikuzaho bikakugwaho byo mu ijuru, nka kuriya Farawo yagize amahano, nka kuriya Farawo Imana yamuhanye ikabateza ibintu by'amahano kubera yakoze ibyo atazi. We yakoze ibyo atanazi, ariko hari ababikora banabizi, bakabikora babizi, bakajya ku mugabo bazi ko nyine afite umugore wiwe wundi, mbese akaba yashaka kugira ngo mbese wanadivorce hagati, ugenda mutandukane n'uriya uzundongore jewe. Imana itubabarire, ibyaha twivurungamo kuri isi ni byinshi, itubabarire kuko ntago ibyo bihano tuzabikira. Ibyo bihano, icyaha cyose kiba gifite ibihano bigerekeje. Icyaha cyose umuntu yishoramo kiba gifite ingaruka zacyo. Nta cyaha kigendera ubusa, nta cyaha dukora kijyana cyonyine, kiba gifite amahano agiherekeje. Reka rero sasa bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, twijukire kwanga icyaha, kuko icyaha ntago ari inshuti y'umuntu. Icyaha ni uburozi, icyaha ni uburozi, kiba gifite amahano kigendane nacyo, kiza gisosa ariko kikarura kurenza umuti, kikarura kurenza umubirizi. Umugani w'Abanyarwanda wo umubirizi urarura. Reka twijukire kwanga icyaha, reka twijukire gucungana n'ahantu hose hari icyaha, tucyange, tugihunge, kuko kugikandagiramo, kucyemera tukagikora, tuba twacyemeye n'ibyacyo byose, kuko tuba twacyemera n'ibyacyo byose. Ayo mahano yose ahita tuzaho, tukababara, tugahanwa cyane. Kandi icyaha kirareshya, icyaha kirareshya cyane uko kimeze, kiraseduiza, nka kuriya ya nzoka yaseduize Eva. Icyaha uko giseduiza muri uyu munsi wa none, kiraduseduiza, ariko wamara kugifata ukagishyira mutima wawe, biba birangiye. Ibikurikiyeho ni amahano, ibikurikiyeho ni ibintu biteye ubwoba. Twihane ibyaha byacu, twihane kandi tuzibukire ari icyaha cyose, tukizibukire nk'ukuriya uhunga inzoka, ariko tuzajye duhunga icyaha, twiruke. Kw'icyaha kizanira urupfu umuntu, nta kindi kizanira umuntu ni urupfu, nta kindi. Uwiteka adufashe komeza gusobanukirwa ku byanditswe byera, twange icyaha tukizinukwe, ko nikituzanira imibabaro, nikituzanira imivumo, ndetse n'urubyaro rwacu nacyo icyaha dukora kizanira urubyaro rwacu imivumo n'imibabaro n'amahano y'ubwoko bwose. Uwiteka akomeza abane namwe, akomeza abarinde, Mwuka Wera akomeza abaganirize kuri iryo jambo. Dukomeze twige ku byanditswe byera kugira ngo imitima yacu ikire, kugira ngo tumenye iyo Mana yacu uko imeze, ibyo ikunda n'ibyo idakunda. Umwami Yesu Kristo aduhane imigisha. Amen.